Ni the bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kongo super manager, the King Kongo, yes, I'm the King Kongo, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to paradise, from victim to the champion, mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, king of YouTube. I'm library right now, in the house inside, king of YouTube. Yeah, man. Nabanye na Sigidi, nabanye na Rantown yungu yo muri Nigeria twabanaga Dar es Salaam mu camp turara hasi kwigodura kwa kuni ba muri mwigeto mugashira maturese hasi mukaryama. Bara nabana, ura mwana yubatse izina ndabizi je ni inshuti yanjye. Telegraph. Nubwo natekereje kuba nakorana nawe ariko nabonye Bruce Melody yakoranye nawe. Ibyo nanabonye nicaye ndimo gusangira n'umuntu amubwira umwana ate step nziza. Ariko ibyo kuvuga bindi byo umwana wanjye ndabe ndamwigisha ndamwishyurira meze yige n'icyongereza numva cyakimenya. Ari ibyo banyamakuru muteraniye aha ndongeye kubasuhuza mbere ya byose ndabasuhuje muri aho twari tumaze iminsi tudaherukana. Ndasuhuza n'abanyarwanda bose badukurikiye. Aha turi na ahantu hitwa Karuruma ubuvuye mu Gatsata. Uyu munsi twateranyirijwe hariho n'igikorwa naje kwerekana ko supermanager nk'izina ryanjye nk'umustari utari gito, kuvuga umustari ufite icyo amariye igihugu, mariye abantu. Muri za inspiration zanjye hari umwana hari umurubyi ndeka kumwita umwana n'urubyiruko n'umuterambere muramureba n'umusore muto kuvuga ngo aracyari muri ya myaka twita ngo ni youth age, myaka y'urubyiruko, myaka 40 wari wageza 35 wari aracyari umwana, namwe murabireba. Iyi garage rero turaha naje kwimurikira abanyarwanda bose nje kwibera brand ambassador. Nkaba this is a voluntary action which I have done purposely because ntago tuzadukora ibintu byose twishyuza. Hari byo tugomba kujya dukora kugira ngo abagize icyo baduha bakatuma tuzamuka tukaba abastari nabo tubagaruremo icyo bita ngo ni paying back to the community. Icyo nshatse kuvuga rero, iyi garage mwayibonye, mwabonye imodoka zikorwa, murareba nk'ari amajipe, murabona ayo mabasi, I mean what, iyi fuso, mwabibonye imodoka ma Audi hariya, mwabonye ama Chevrolet, mwabonye zose zirima. Iyi garage nyirayo n'uyu araza kwivuga, muraza kumubaza byinshi wenda. Iki gikorwa ikintu cyanejeje ni kimwe, mu bana benshi cyangwa mu rubyiruko rwinshi mujya mubona ko ari ijambo yongera kurisubiraho. Perezida wacu aravuze ati igihugu kitagira urubyiruko nicyo gifite ejo hazaza. Urubyiruko rurebereho mwana muto, urabona ko amafaranga yakoze afite igaraje. Yarambwiye ngo n'umugabo yarashatse gushaka ukiri muto, aracyari umwana n'urubyiruko. Urubyiruko rwari myaka ngahe muvumbwira? Rurangira ku myaka ngahe? 35 nibura. Nukuvuga ngo abamaje kuva mu rubyiruko ni kuri 35 n'igaruye. Kandi ministeri w'urubyiruko arayirengeje. Yarongeye. Ubwo se nanjye rose ndayirenza. None se ministeri w'urubyiruko urumva arengeje 35 y'urubyiruko kandi niwe ministeri w'urubyiruko. Hanyuma ubwo gihe bimeze bite? Naye ko wayirengeje cyarimo. Ubumwe bwacu iyi garage niko yitwa. Mu byukuri naje kwibera brand ambassador uyu munsi. Uyu mugabo tumenyenye hashize nk'iminsi nk'itatu tuganira. Yageze naho aza dukora ibiganiro iwanjye ari kumwe n'uyu mugenzi wafatanyije wese ngira ngo uyu niwe n'ukungirije bino umwungirije Kibamba n'umwana muto muramureba aha ngaha
umwana mutoya. Ibi ngibi ndagira ngo urubyiruko n'abanyamakuru namwe uzagira icyo akora mushinga kambira ati Supermanager ngo inubere brand ambassador, wenda amafaranga y'imodoka gushyiramo itike y'imodoka twa kukubwira nishyiramo essence, ariko utazumva Speranza niba yaratanze miliyoni 200, ndavuga rwa ruganda rukora icyo kunywa abanyarwanda bose bakunze banywa cyane. Niba Speranza yaratanze miliyoni 200, utazavuga uti miliyoni 200 no Supermanager ngenzazikura oya. Buriya yiri umuyobozi uyobora abakomeye ukabura n'abato kandi bose ukabanganya, kandi bose ukabatwara kuri nivimwe. Niba ntimuzavuge muti power fix abantu bubaka ibintu ntibimeneke, bubatse za convention center, Supermanager yababereye brand ambassador, ubusa kababereye brand ambassador, bakaba bari abantu baravuye muri Turukiya ari bubaka za stade zikomeye ku isi, none Supermanager ubu tuzamuhangaye. Mu by'ukuri rero banyamakuru, uyu mugabo yaranejeje cyane, yaranejeje. Murabireba igaraje ye yitwa Ubumwe Bwacu, yitwa Ubumwe Bwacu garage iri Karuruma. Iranitaruye kuko buri abantu benshi bakunda gukoresha garage ahantu nk'ayitaruye, ukaba watwara inshuti yawe, ukaba wajyana n'umudamu wawe, abajyana n'umwana ukamwereka uti dore uko imodoka ikorwa. Mwabibonye hari imodoka z'ubwoko bwose, ngira ngo muracamo mubireba. Ikirenze muraza kumwihereza aravuga inomero ze, kuvuga inomero ze avuge naho n'ukuntu n'imodoka zikorwa, ibindi muramubaza abanyamakuru mwakoze iki, mwakoze imodoka zimeze zite, ibyo ngibyo ni ibyanyu. Ariko mu by'ukuri mu kumubera brand ambassador icyanejeje nuko akiri muto kandi yakuruwe cyangwa se akunda ibiganiro byubaka. Yarambwiye ati natangiye gukora mpera ku busa kubera ibiganiro byawe bya bindi byo uvuga muri ya mazina yawe Inspiration of the Youth. Ndabashimiye, hasigaye ndumva nabaha umwanya mwuni uje mushaka kumbaza cyangwa se nawe reka muhe karibu. Uyu munsi nihaye ijambo kubera ko narihawe na nyiri ijambo. Imana niyo nyiri ijambo rega burya, wabyumvishije? Imana imaze kuguha ijambo rero rimwe na rimwe wiha ijambo. Uyu munsi naje ndi umushyitsa ariko ndi nk'umusangwa kuko ejo nayo yatembereye ejo bundi ngira ngo ubunga gatatu maza ubunga gatatu. Rero nagira ngo mbabwire ko karibu banyamakuru, kandi nanone sinareka kubashimira. Witeka Imana Nyagasani urabyumva, papa mu ijuru sinkuryaryo urabizi pe, aba bantu ujye bampera umugisha kuko nimwe mwatumye mbicyo ndicyo, mwebwe mwatumye mbicyo ndicyo. Nzahora mbubaha abanyamakuru, nzahora mbubaha. Itangazamakuru rirubaka kandi rirasenya bitewe nuko rikoreshejwe. Niyo mpamvu buri umuntu yakoresha itangazamakuru nabi aba ari ikibazo kuri societe, iyo rikoresheje neza aba ari umuti cyangwa se aba ari igisubizo kuri societe. Niyo mpamvu murabizi mujya munabibona itangazamakuru n'abarikoresha nabi babivemo, kuko tugeze mu gihe cyo kubaka. Ubu igihe cyo gusenya cyararangiye. Ubumwe bwacu turi mu bumwe nyine, turi mu bumwe. N'uyu mugabo yubatse iri garage, akora igaraje ryitwa izina ryiza cyane Ubumwe Bwacu garage iri hano Karuruma. Ubonye abantu bakoreshamo, mwabonye ari amavewiti nayabonye, muragenda mubyerekana mwebwe. Asikaye asante sana, most welcome. Mwanya no wanyu. Ya entry yawanze ntabwo n'umunsi bayivuze kwivuga kwa ibirango cya kabiri nashaka ikintu cyangwa cy'ishimwe kandi nakwemera nashaka kwanza yo muri ya entry yawe. Ndakumva kwanza yo muri ya entry yawe kuko bishimisha benshi bikananyura benshi n'abakwigana kubera y'entry yawe. Icya kabiri kuki ari we muntu mu Rwanda, amaso y'Abanyarwanda, amaso y'urubyiruko atangaho amaso akakugira icyizere cyane cyane no kuvuga ati banyiri umwe adafite imbaraga n'ugomba gukora amasaderi bigaragaza zamana zikora kugira ngo buri wese akurebe akwiyumve. Cyambere no kwitwara neza no kuba umukozi. Iyo witwaye neza ukaba n'umukozi, ngiye kubabwira ijambo. Uyu mugabo mbajije ikibazo, nagira ngo abanyamakuru mwese mwumveho gatoya. Uyu mugabo mbajije ikibazo, arambajije ngo kubera iki ngo mu Rwanda ari gihe usinyira amafaranga menshi, nako ari gihe buri gihe ibikorwa by'ubucuruzi babisangamo. Ni nko kubaza Cristiano Ronaldo ngo kuki ari wowe urutsinda, ni nko kubaza Cristiano Ronaldo ngo kuki urutsinda, nuko ari umukinnyi mwiza. Nanjye buriya ngiye kubabwira ijambo, ni mwari murizi papa ajya mbwira. Ni ijambo nawe yabwiye n'umusaza, muzongere mumbaze uwo musaza bari mubwiye nta
nta kibazo nawe nzamuvuga. Papa ajya kunda kumbwira agakumba ati umugabo utagira umuvugira avugirwa n'ibikorwa bye, atuzakora ibikorwa byiza gusa ahashoboka hose uzahagera. Wabyumvishije iryo jambo yaribwiwe n'umusaza umwe ngubu ntakiriho yitwaga Muzehe Rutagambwa, ngo niwe ajyaga akunda kuvuga iryo jambo. Papa rero ajya ambwira ati sha, ati Muzehe Rutagambwa yajyaga avuga ngo umugabo utagira umuvugira avugirwa n'ibikorwa bye. N'ubu rero gakumba nawe ajya arinshyiramo akambwira ati kora ibintu bizima gusa biri ku murongo byiza umugabo ahasiga hakomeye hose uzahagera. Igisubizo cyawe uracyumvishije, kuko urambajije uti kubera iki ari wowe ibyiza tubibonamo, gusinya tubibonamo, kuba brand ambassador w'amasosiyete tubibonamo buri gihe, abandi basitari kuki batajya muri ibi? Nanjye rero nagushubije ibikorwa nibyo bituma umuntu yemerwa. Mu cyongereza baravuga ngo action is speak louder than words. Hanyuma amazina warumbwiye ni the bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kwango super manager, the King Kwango. Yes, I'm the King Kwango, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion, mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, king of YouTube. I'm library right now in the house inside, king of YouTube. Yeah, man. Mushobora kumbaza Breze ko wunamye? Ni byiza Breze. Meze neza. Akantu ka talk of the city ntari kwemeranya nawe kuko izina waryambuwe. Numwe mu byamamare hano i Kigali. Uruka kubona interview Bruce Melody ari gukora? Ntago mba nayirebye ariko wowe wayirebye ko mbimbwire kuko ibyo sinjya mbikurikirana. Yavuze ko iryo zina agiye kurikwambura urabyakira ute? Niba rishaka azambwire ndimuhera ubusa kuko nubundi ubundi yazijye umwishyura ni mubizi. Sunda ryishyura n'izina nzarimo naba rishaka. Nabwo nakwishima inspiration of the youth nubundi ndema mu rubyiruko kwigirira icyizere no gukundwa no kuba abagabo. Mboneho n'abantu kubwira abantu ngo bakurikira indirimbo ye. N'umwana w'umunyarwanda witeza imbere. Yakora indirimbo na Karagrafi, nabonye abantu barimo kumuponda bamuvuga nabi ngo nta kintu yakoze ariko yakoranye n'umustar. Karagrafi n'umustar tujye twemera umwana hariya yarakoze. Abantu bajya hariya bakamuvuga nabi bakavuga icya ibyo byo simbyemera. Iriya ni step umva. Aha nawe ibyaye ndaza ngusubiza. Iriya ni step nziza. Narakubwiye ngo umuntu wese ukunda iterambere ushaka ko mugenzi wabaho. Jealous people never win. Umuntu mubona yakoze wenda Karagrafi ubu ngubu fame imaze gusa yisubiraho inyuma. Ariko Karagrafi afite izina. Ndamuzi n'inshuti yanjye twarabanye Karagrafi, nabanye na Jagwa, nabanye na Zigidi, nabanye na Rantown yungu yo muri Nigeria, twabanaga Dar es Salaam mu camp turara hasi kwigodora kwa kundi ba muri mwegeto mugashyira amaturese hasi mukaryama. Ura n'abana, ura mwana yubatse izina ndabizi je n'inshuti yanjye Karagrafi. Nubwo natekereje ko nakorana nawe ariko nabonye Bruce Melody yakoranye nawe. Ibyo nanabonye nicaye ndimo gusangira n'umuntu ndamubwira umwana ate step nziza. Ariko ibyo kuvuga bindi byo umwana wanjye ndabe ndamwigisha ndamwishyurira meze yige n'icyongereza numva yakimenya. Ari ibyo Kano bashizemo niko kabe. Kandi tubwiye kutamukurikira. Hanyuma warubuze uti warumbwiye ngo iki? Umufana we kandi tugiye kutamukurikira none uvuze uti n'icyongereza yakimenya. Ndi umufana wa buri rubyiruko. Nagira ngo mbabwire jewe ndi umufana wa buri rubyiruko. Inspiration of the youth. Ni jewe ministiri w'urubyiruko muri Afrika no mu Rwanda. Urubyiruko rumanza amaso muri Tunisia, urubyiruko rumanza amaso muri Morocco, urubyiruko rumanza amaso muri Komoro, urubyiruko rumanza amaso muri Tanzania, urubyiruko rurareba super manager. What super manager does? Super manager is he just on right track? Yes, we must follow him. We must just make sure that we follow in his footsteps. You get what I'm saying? Rero nicyo nagira ngo mbabwire ngo ndi umufana we ndi n'umufana w'umuvunyi ndi n'umufana wawe. N'umwana w'urubyiruko witeza imbere. Niyo mpamvu mbabwire ni mu subscribing mukurikirana indirimbo ye kandi nzakomeza no kumwishyurira. Ariko ubabonye ngira ngo amafaranga harya yasinye Manager ahantu umwishyurira ni hehe uvuga ko mbona usa n'ubeshya wese umwishyurira iki? Ndashaka ko yiga icyongereza kugira ngo ashobore kujya kwita umuziki wambuka East Africa ube ucrossing border. Wabyumvise? Nabonye indirimbo ye yagize umuntu w'interviews nkazazi n'izi yawe. Yari igihumbi cyane.
Neko yo. Esperanza rero ntago Esperanza ari abageraho yamaze Esperanza ejo nzayabazanira. Ejo nzayabazanira. Ndabazana urumva arambye ati twari twararenganye ariko urakoze kubuje ejo nzakuzanira ikarito. Sawa urakoze. Manager ngira ngo wenda umuyobozi yanatwibwira tukamenya amazina ye none ahubwo tukanamubaza ibibazo ese kari mutoya amafaranga ngana gutya yakuye he Funguka twabonye imodoka yajemo nabyo ni muri bimwe bituma tumubaza ibibazo byinshi amazina tubwire yabonye imodoka wajemo ngo yaragize ngo ni makuru uje mu Rwanda naje muri Voitro Vomuze murakoze mu by'ukuri mwese ndabasuhuje zamuramo akajwe zamurira amazina yanjye nitwa Nyirinkindi Jean Bosco nkaba ndi umugabo iri garage rero ubumwe ni iryanjye nyine nk'uko mwabyumvise ikibazo umunyamakuru yarambajije ngo amafaranga yakuye hehe amafaranga narayakoreye arakoze kuva kera nanjye ndi umugabo munini ufite ibitekerezo gerageza wongere imijwe amafaranga narayakoreye mu by'ukuri amafaranga urabizi ko amafaranga abantu bose barayagira ikibazo mbajije ndumva ntabona uko nkigusubiza Imana iguhaye umugisha ukugeraho nyine amafaranga ukayabona umuntu wese abona amafaranga bitewe n'imigisha Imana yamuhaye iri garage naritangiye 2019 kugira ngo mu kwezi kwa gatanu gutyo rero gukomeza gukora imikorere myiza biranzamura bingeza kuri uru rwego muri kubona nicyo ngicyo numva nabasubiza. Yes urakoze ikibazo ngiye nakubaza ni iki cyatumye witamo supermanager ukavuga ngo uri garage byishimiye bitandukanye so supermanager mufitemo ikihe cyizere ku buryo iri garage azabigeza ku rwego wumva wifuza kuba byagira urakoze supermanager namwe ngira ngo muramuzi ni umugabo ufite izina riremereye cyane muri iki gihugu ni umusitari arazwi urubyiruko ruramukunda ndetse akurikiranwa n'abantu benshi niyo mpamvu ngewe nahisemo gukorana na supermanager bakaritandukanya n'andi magara umwihariko w'iri garage mu by'ukuri umwihariko waryo ni uko dukora imodoka z'ubwoko bwose kandi tukazikora tugasubiremo ko kuko iyo bavuga z'ubwoko bwose hano ushobora kuzana imodoka nka Ferrari igakorwa mu Rwanda ushobora gushaka icyuma cya Ferrari ukakibura ariko iyo uje imodoka iragenda ngira ngo mwazibonye za Chevrolet mwayibonye y'abafaransa mwayibonye iriya mwabonye izo bita ngo ni Renault niba ari Renault bayita ngo ikiriye zose zirakorerwa bisubiremo bibabwire neza kandi funguka rego ujye wimenya iyo uri umukire w'umwana rego nta mukire uvuga cyane babonye nayo ndani nayo supermanager nta mukire uvuga cyane abakire ni gake abakire ni gake abakire ni bajya niko biveza ariko mu by'ukuri rero nk'uko supermanager bibabwiye ntago ababeshye yaba ama PS kubona PS z'imodoka nari nyiri gusubiza icyo kibazo cya supermanager aho yari arimo avuga ko umwihariko w'igaraje twebwe hano nari nyiri kuvuga ku buryo bw'imikorere mu modoka tujya dukora imodoka z'ubwoko bwose turazikora yaba izabuze ama PS dufite uburyo bworoshye bwo kugira ngo tuyabone turayakomanda ku nganda cyangwa se na Dubai bakayatugezaho tugafunga izo modoka zigasubirana ubuzima uwo ni wo mwihariko wacu dufite ukomeye ikindi
ikindi kintu cy'umwihariko hano ni uko ari twe ba mbere dutera amarangi neza imodoka, ku buryo tugukorera imodoka niyo waba wagize ikibazo na supermanager nawe arabizi yabibabwira, nawe yakoresheje rwo ko iriya modoka ye mu gihe cyashize yagonze, yaraje hano turayimukorera neza cyane, anaje kuyitwara ngira ngo ntago ariyo, angira ngo twamuhinduriye cyane kabisa. Niko byagenze. Uwo umwihariko wacu hano dukora neza kandi tugakora vuba. Ikinarenze murabona ko iyi garage iritaruye, ntabwo ari za garage ziba ziri mu kavuyo usanga mu bucuciko. Ushobora gufata umuntu wawe ukamubwira uti imodoka iyo wasize aha, bafite administration, bafite ubuyobozi, nta cyuma na kimwe biba pana bya bindi ugenda ugashyira ahantu ugasanga ejo bagucomeyemo icyuma kimwe. Rifite umutekano, nanjye nibyo mbabwira, rifite umutekano wuzuye. Uko imodoka uyisize hano ubwo wagenda ukamara umwaka uraza kandi ugasanga yarakozwe kandi imeze neza. Imodoka supermanager ihorana ibibazo niba mumufasha kubikemura. Maze igihe nkubonana n'uyu mukobwa cyane, ama press conference menshi abarimo. Umukobwa nta kantu karimo hagati yanyu rwose, kuko mwiza cyane kandi nawe wamwifuza. Aho nashikaga kumenya ese kari buzana buri gihe, ubundi ahora guzana abandi, ariko maze kumubona ubugira niba vuga natwumvise kavuga. Urakoze cyane. Uyu mukobwa rero impamvu nkunda kumuzana, icya mbere mwabonye yitabira irushanwa rya Miss, muramwibuka ko yabaye, ngira ngo numwe mu bakobwa hano mu Rwanda yatwaye amakamba menshi, yatwaye amakamba arenga 3, ngira ngo niba atari 3 I think. Ikintu gituma muzana, uyu mukobwa yerekanye ubuzima abantu batatekerezaga. Aza muri Miss yaje kuri moto, murabyibuka. Abandi bafata amavewiti, abandi bafata boyfriend babo bakabadropinga bafite amarexas icyama Jeep, ama Benz nkariya, murabizi mwese. Ariko we nahise mbona ko buriya ntukagiye kitinga uko utari, yavamo umugore mwiza. ntukagiye ntukagiye umva ntukagiye kitinga uko utari, mbese ngo wishushanye. Ibyo rero byatumye jewe nka ya mazina yanjye ryari ndi from zero to hero, nabonye duhanyije background, ndavuga aho nzajya ngira gutya nibura nkabona uko mpagarara cyangwa se nkabona ibintu byiza, ndavuga exposure of life, nawe ngomba kumucomekamo. Kuko umuntu uza akakwereka murabizi ko abana b'abakobwa bakunda kwirarira, murabizi none nk'abana bagiye mu Miss niyo badafite inkweto arayitira ariko mpaka agaragare neza, kandi ibyo ni bisanzwe kuri bashiki bacu, kuko n'ubundi umukobwa nusa neza nyine. Buriya rega abahungu mujya munansetsa, hari igihe umukobwa yambaye asa neza ukamwifuza, buriya kubwiye igarama barakoresheje kugira ngo yishyiraho, wowe wabasha kwishyura fagitire. Yego fagitire muri tari kuri fagitire cyangwa mugenzi wanjye aravuga ngo umukobwa ngo nagavuga nimba ubinyemeye namubaza, yaraza kubasubiza nta kibazo. Ariko icyo nababwiraga, icyatumye muhitamo kenshi ni kwa kwerekana real life. Buriya genge mvuga inti ndi umushumba, navuye mu bushumba bw'inka, ndacyari umushumba, ntabwo akazi igihe k'inka nubona kibagiwe. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu warasaga niyo yaba retarding ngo kurasa yarabyibagiwe, birashoboka se? Bunduki ni bunduku kiyeta na fyatua kwa sababu najua. Nanjye rero hari n'abajya batanga muri commentaire ngo umushumba. Bibirana ahubwo ngiye kuryongeraho muri ya mazina. Yega ndiwe. Ariko muri ya muziko, ariko buriya perezida akunda abaturage. President nyakwa President Paul Kagame akunda abaturage. Uziko ngiye kubabwira ni igihugu ni ibihugu bike bibaze ushobora gusanga abaturage bashishikarizwa kunywa amata. Mwari mubizi? Muza amata icyo avuze. Uziko buriya Yesu yavutse anywa amata, akivuka yahise anywa amata. Wabyumvishije? Nese ngo yavukiye mu kiraro, wavukira mu mazi, ifi ivuka mu mazi, none se nibi isoma amazi nyine. Ngo yavukiye mu kiraro yavutse anywa amata. Nese yavukiye. Rero ikintu mbabwira niki? President aravuze ati reka mbaho umugisha abanyarwanda nibura buri wese anywa amata y'inka, agire brain, atekereze neza, ari intwari. Burani gake kubona umuntu wangiritse yanyweye amata. Kuko ubwenge buba buri tayari. Ngira ngo mujya mukurikira abamasayi, mujya muri abanyasudani b'abadinka, mujya mukurikira abandi bo muri Benin bo njye mbari. Buzi iyo yimutumye ikintu kamubwira uti ni mission ayikora neza.
namwe rero ndabashishikariza nimwe yego ka mujye mucishamo ka Esperanza mumaze kukanywa mu gitondo mumaze gukora kasha mukoremo ka siporo mukoresha ibikoresho bya magasin sports class nimurangiza mukubita igikombe cy'amata urebe kudahagarara neza turemeranya ntitugwemeranya amata nacyo kintu cyonyine batajya basengera iyo bagiye kugifata ngwino gakumba urasengera akira ripetano kwanza mwanangu amata urasengeye mwabyumvishije Duhereza umukobwa tumuvugisha. Sawa ari hano gusa nagira ngo umbwire uburyo ubona manager ngira ngo mu buzima busanzwe barahorana mubona ute barahorana mbese naho sikeretse umuhorana Jambo ni ibyanyu. ntabwo duhorana nk'uko bivuze gusa turi hoshe niba ariko nabivuga ko kenshi iyo mubona muri ibi bikorwa nk'ibi ngibi akenshi harampamagara ni inshuti ni business partner ariko nabivuga urebye no kubona n'ibindi birenze aho ngaho business partner ni ikindi ni inshuti kubera iki se nabyemera Uyu mukobwa yarongo wakuze kabisa. mubaze nagisubije navuze nti ntago ari mubi nta nubwo asebetse arereka za kabiri kubera iki se ntamwemera buriya rega ijambo buriyavuze ijambo ati supermanager ndi mwiza no ku mutima ndi mwiza rega ndi imfura navutse mu mfura igihugu cyacu gifite imfura mwese muri imfura nta munyarwanda utari imfura utari imfura ubwo ngubwo ni igipfura kandi igipfura ubu ngubu ntikikiriho muri uru Rwanda turi mu Rwanda rw'ubumwe rw'imfura gusa everybody is understanding karame ende ako wamukunda ushaka kumupromoting abuze mamusha gupromotinga iyo nicaye buri nta wumva atambaje ikibazo cya Bruce Melody mamusha ako murana mukunda reka mbabwire cyangwa mamusha okay ngambaza ahubwo ndashaka kuzakuza mu kiganiro nawe uzabyemera mu kiganiro igihugu ntago cyarwana n'akagari Igihugu ninde akagari ninde? Ntago ushobora kugereranya igihugu n'akagari. Ntabwo igihugu cyangana n'akagari. Tujye tuvugisha ukuri. Igihugu ninde? Murabizi neza ko supermanager ni urundi rwego. Izina rya super rega ni rindi. Erega super ariko mujye mwumva super. Ari ibintu byose biri super bazira super guru. Ari n'ibikoresho abakobwa bifashisha biriho super. Nagira ngo nyana za rwasa. Niko reba hano. Ngirayo nomero bajye banazerekana abanyarwanda bazirebe neza kuko impamvu tuba twavuze ejo batazavuga zana imodoka yawe muri ubumwe zana imodoka yawe mu bumwe bwacu garage iri Karuruma hirya Gatsata inomero ni izi ngizi ndazibereka hanyuma umutekano wayo gukorwa neza nubwo yaba yarapfuye kandi n'ubwoko bwose bw'imodoka niyo waba ufite izo watekereza gutista amapiece yawe yaboneka hano araboneka ngirange nomero ngizi abari hanze y'u Rwanda gutangiza guteranya 250 karindwi 83 59 27 05 ndongera mbisubiremo 0783 59 27 05 Supa ikibazo ngiye kukubaza wenda isishize watubwiye ko wasinyiye miliyoni 25 uvuga yuko arizo gusangira n'abafana yewe wemerera n'ikipe y'igihugu Amavubi ko nitsinda abakinnyi ayo mafaranga uri buyabahe amakuru twamenye nuko wagiye mu butayu kugira ngo Amavubi atsindwe ngo amafaranga utayatanga bisubire mu ngo gisubireka ngo ngwiki Amavubi atsindwe ugize Imana aratsindwa ngo hanyuma uyu munsi wasinye amafaranga ngahe none mu butayu bwahise Kanyarira nagiye mu butayu gusa okay ntabwo nacyumvishije nagiye mu butayu gusenga ngo Amavubi atsindwe amafaranga ntayatanga hanyuma uyu munsi noneho wasinye amafaranga ngahe kugira ngo wenda n'abantu nashaka be make ari kuyavuga ayo yose y'abakinnyi na y'abanyamakuru turi hano niyo tugiye gusangira yewe mva babiri
yewe reka mbabwire nababwiye niba mwumvishe ikiganiro ukuntu nagitangiye na very nice nababwiye ahubwo mva muvu uretse nkumva kamanzi buzuye ndibaza ko nta muntu buri ikipe y'igihugu yitsinze ni igihugu kiba gitsinze nubona igihugu gitsinzwe jya umenya ko burya abanyarwanda cyangwa se abanyagihugu b'icyo gihugu baranababara hari naho mwigeze kubona burya umupira ubamo byinshi hari naho mwigeze kubona umukinnyi yahushije penalty baramurasa arapfa muri Romania mu gikombe cy'isi yahushije penalty abafana ageze hanze iburayi rero imbunda bazitwara live abarayicomoye pafu umuntu bamufunga ariko yamwishe kubera umujinya extent biba biriho umupira ni ukuvuga ngo haba harimo patriotisme ikomeye cyane nkanjye nk'uko munzi de Kamanda de patriotic man iki gihugu ko aribwo buzima bwanjye ko aribwo buzima bwacu nakwifuza cyangwa se na buriya natangaga ari motivation kuko nabonaga ko Uganda Cranes ituri hejuru muri ranking za FIFA Uganda Cranes ifite aba professionals benshi ndabaza uko bakina nkurana n'abagande babakinyi ndabizi iriya yari motivation imvuga intu wenda abana bihari bakine n'umutima naho sinakwifuriza ko ikipe y'u Rwanda Amavubi itsindwa ibizanabayo ngo binturukeho nta nicya mbivugiye imbere yanjye nkuko data ajya bimbwira nta na kimwe cyamva hoje kibi cyakorerwa ku gihugu cyanjye cyangwa ku banyarwanda eva na struggling ibindi nakora ibiki byose ariko sinshobora njya nkunda kubabwira nta muntu ujya mu nzira mbi ngo afanikiwe amafaranga buri gihe turamenyereye ko turarya tukanywa akaduha uyu munsi byabaye ubu hari ikintu boss yaba yateguye abanyamakuru baturutse aha ngaha kuyerekeranye supermanager yababeshya ahubwo ni ukugira ngo atagira ikintu abaha sheka arayicaranye arayiryamanye amakadi yacu rero kuyaformata biratworohera cyane kugira ngo bitabikigora bitaba amasegonda make cyane muri format message yatambutse kuvana uyu munsi usinyiye nibyo usinye ku ariko bre ayo marinete ko ubumwe bwacu ariko bre ayo marinete ko mbona nukuziga mbara marinete meza gutyo imbwira uyu munsi urasinye amafaranga buri gihe cyose tuza hano twaje muri press conference ishize wasinyiye kwamamaza Powerfix imodoka Powerfix wasinyiye oya Tom transfer no mbere brand ambassador nangaha nubu nunashaka mwe murabizi abanyamakuru ndashaka kuzabakorera agashya hari abanyamakuru twatangiranye urugendo bangumyeho ariko reka mbanze mbabwire ndanabashimira no kuna nabashimiye ariko nimureke nimbigaba tujye tunabigaye murabyemeye ndagaya abanyamakuru bo ntumira kandi nanjye bakansaba bati mwe dukorene wenda nkaza ariko gihe nabatumira mu gikorwa nimuze agatangira kumbeshya buri gihe harumbeshya buri gihe ngo nagiye mu bukwe ngo marango imodoka iraridutse ngo imodoka iripukiye hariya ngo ipine rirashwanyutse reka mbabwire rero karama oya manager baba bamwishyuye kunyishyura abari abanyamakuru rero nabo bari ibyabo nabyo nzabibabwira urumva ibyo kuvuga ngo babanyishyuye ngo baramamagara ngo barangiza bakampa amafaranga ngo ngera nkajya gukorana nabo ikiganiro kandi bari bamemukiye reka mbabwire buriya agiye mu buzima bwanjye nemera ko mu gifaransa baravuga ngo c'est un homme qui dit pardon wabyumvishije mu gifaransa baravuga ngo c'est un homme qui dit pardon ça c'est le français bisobanura iki umuntu usaba imbabazi ni muzima c'est un homme qui dit pardon wabyumvishije hari ikintu cyo ku banyamakuru ni ukuvuga ngo gusaba imbabazi iyo umuntu akubwiye ati mbabarira ndakoze ibi n'ibi ariko twiyunge reka mbabwire twebwe turafatanya reka mbabwire mwa bagabo wabora nk'uyu muntu urabona ko akiri umuntu muto nk'ubu ngubu kuba yitwa Jean Bosco niwe mu boss mbonye uzi manager ako nagashya nibaruka abandi ari abanyamahanga wabyumvishije yitwa Jean Bosco Jean Bosco ndamuzi ni n'inshuti yanjye ankorera imodoka mwarabonye Benz uko yari yarashwanyutse mwese muri abagabo kubihamya mwarabirebaga
abanyarwanda nabo barabireba n'amafoto arahari ariko uburyo yayikoze mwarabibonye. Ubu nureba nk'iyi modoka turi hanga, iyi ni ubwoko ki? Iyi ni Lexus. Ubingiyi nk'iyi uzaza uyoberwa ubone yabaye nshya. Ngira ngo urareba nk'iriya fuso uko bayikoze muragenda mubyerekana. Ariko mu by'ukuri ikintu ngira ngo mbashimire mwabanyamakuru mwe. Imana jewe nge niyo nabaha miliyari 100 ntabwo biruta umugisha. Turadusangira duke dufite abyumvise, ariko ikintu kimwe Bureze bamuvunyi Lexrage n'abandi mwese kuba mwamwitanze mukavuga muti Big Town mwamwitanze mukavuga muti reka supermanager tumukurikire ahantu twakoze urugendo ni herya gatoya ya ni hirya gatoya ya yo mu Gatsata habayita Karuruma, abona ukuntu iyi garage imeze inanitaruye iri ahantu heza. Ikintu nayikunde nakunze fence irafensinze ushyiramo imodoka umutekano wahari. Ibyo ngibyo byo repetition ayo manota yura yafite, ayo manota yura yafite. Ariko mu by'ukuri ndabashimira kuko mumporaho buriya reka mbabwire, hari abantu bakunda umuntu bakamubaho no mu bibazo. Hari umugabo yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Iraq kwa Saddam Hussein. Yabanye na Saddam bica abana be, bica abuzukuru be. Leta zunze ubumwe za Amerika cyagiye yari yoboye yanambara. Mugabo ndamwibagiwe. Ageze aho aravuga ati ndabyibuka abaminisitiri bandi barahunga abandi bariruka nk'iki, murabyibuka yanambara 2004 yanambara Saddam Hussein. Abana ba Saddam barapfa, abuzukuru barapfa, murabyibuka. Ariko hari umuminisitiri umwe wamugumye najyaga mukurikira kugezaho finally Saddam abuze igihe baza kumufatira mu mwobo. Namubyibuka no mu ministry yatorongeye nawe baje kuzamwita geranze gusarendinga. Navuze niko ko burya ari umuntu mu cyongereza ari ikintu bita to be loyal to something or to someone. Ni umuntu ubu kwiyumvamo abure am loyal to buriya ntabwo ari biriya ngo I like I love. Buriya ari umuntu yakubwiye ati am loyal to you, yani ni mimi na wewe tuzapfana mbaya kabisa. Sasa abanyamakuru namwe nka Breze nkawe Dream nawe nakubonye uyu munsi Lexrage mani bra number 1. Urabona mwese kuba mu ngwaja ukamuga muti supermanager reka tumushyigikire imbere y'Imana, Imana ibaho umugisha. Nimwe munzamura ngo super akoze iri garage na website rigira imbuga nkoranyambaga rigaragaraho baduhe n'akazi. urakoze cyane. Inomero za telefone ngira ngo twazivuze. Hanyuma ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga hari umu IT ugiye kubikora ariko ariko kuri website website ufungura ubumwe bwacu garage. Okay, uhita ufungura ngo ubumwe bwacu ngo website barayikoze. Ubwo bwacu garage w.com Imana ibaho umugisha super. ahasigaye umva ikindi nagira ngo mbabwire abanyamakuru mwese nk'uko muteraniye. Muvunyi bya bintu byawe birasubijwe akurikiyeho gahunda yo kwiyakira. Na vice president arashaka kugira icyo avuga. Okay. Murakoze. Tubanje kubashimira abanyamakuru bitabiriye bazanye na supermanager. Mwabivuzeho umwanya munini uburyo twamuhisemo nk'umuntu ufite izina nk'umustar muri iki gihugu. Kumagurutsa mwese murabizi ko bitoroshye kwa namwe banyumungana mutya yavuze ati muze tujya ahantu runaka mukitabira mukaza. Nabyo byerekana ko wa muntu ari supermanager koko. Ubwo rero twifuje ko yatubera ambassador muri garage ryacu. Wenda ubwo niba twaba twenda kugira ngo kumusoza wenda nagira ibintu mvugaho kugira ngo wenda dukomeze mubone n'umwanya wenda kugira ngo munatemberemo munarebe mbese murebe ngo ibintu ibyo bavuga mbese nibyo. Twebwe twababwiye ko tugira umwihariko hano wo gukora imodoka mu buryo budasanzwe. Abantu bagiye batunze ibinyabiziga mwebwe mugiye mubizi ukuntu ushaka kujya nko mu garage kujya gushaka umutekinisiye kugira ngo ukore ikintu, ariko ko wataha wishimye ko ikintu cyawe cyakozwe kenshi ntabwo bikunze kubaho. Twebwe rero dufite umwihariko muri icyo kintu mu bintu bijyanye na mekanike. Muri kubona hano muri bandorere yacu dufite murano kwagiye hari ubwoko bw'amamodoka atandukanye. Hari n'amamodoka ujya kubona ugasanga
ni amamodoka akunze kuba ahenze ku buryo no kuyakora no kuba tekinisiye bigorana. Hari bimwe amamodoka yo muri iki gihe akunze kuza murayabona akoresha elegitoronike mu rwego rwo hejuru, ayo ngaya ajya akunda kugira ibibazo. Ubwo wenda nimuza kugenda mugera mu bantu turagenda tubereka ukuntu tugenda dukora ibyo bintu, ugasanga nk'imodoka nk'urugero nk'iyi modoka bakugera ryo ukareba, mwareba hano mwese mukareba ahangaha, ino modoka murayibona, iyi ushobora yitwa guki? Yitwa guki? Cross-country Benz, ariko ni Mercedes Benz, ni mukuyibona ni Mercedes Benz mu bisanzwe. Ushobora kuyitwara mu muhanda ukagenda kandi ukumva ko nta kibazo, kandi wenda igifite gikomeye gishobora no kugutera ikibazo utabizi. Ushobora kugira gutya igira ibipimo ushobora kukwereka, hamwe n'izi zirabikora, izi ngizi z'amashevure, mbese izi modoka zigiye ziza muri iki gihe. Izi ngizi tugira umwihariko wazo kumenya ngo mbese iyi modoka uko yasohotse yagombye kuba imeze, aka kanya nuko imeze nta kibazo ishobora guteza. Ibyo ngibyo byose tugenda tugira umwihariko wabyo mu kubikora. Noneho hakaba rero n'ibijyanye na mekanike isanzwe. Umuntu ashobora kugura imodoka cyangwa se akayoherezwa n'umuntu wenda umwana we cyangwa umubyeyi wenda uri nko hanze, ariko mujya munabibona kenshi imodoka bayigendamo igihe runaka yakenera kugira ikintu ikorwaho, ugasanga imodoka yananiranye. Kugira ngo amwe mujya mubibona kenshi muzazibona zigiye ziparitse zikaba zanahasazira bitewe n'uko zabuze ibyuma byazikora n'abatekinisiye bazikora. Izo ngizi ahantu ziri twagiye tuzikora nyinshi, abagiye babasha kubimenya tukazikora. Nicyo tuba twakoze, twahamagaye abantu nkamwe nka supermanager kugira ngo nk'umuntu uzwi wenda ugera ahantu hatandukanye, aba bantu ajye babwira ko hari amakuru y'ibyo bintu, ko nta kintu cyagombye kuba cyaraguzwe ngo bivuze ngo aka kanya ntabwo gikoreka gipfa. Ibyo dufite umwihariko wabyo mu kubikora. Izo modoka z'amashevurori, ama-Audi, ama-Ford agira ibyo bibazo. Ya modoka yawe uko iva mu ruganda imeze nanga barayikora bakamekinga sure ngo ese iyi modoka uko yagombaga kumera mu ruganda uko bayikoze igomba kumera niko ikimeze, bakayisubiza kuri ya ntuza ya standard yari iri iva mu ruganda. Wabyumvishije? Ibyo ngibyo rero nkuko abikubwiye ahanga barabikora. Ngira ngo mwabonye